Umunsi umwe hari umugabo umwe wari ufite urugendo yagombaga kujya kure. Hari kure, yagombaga kunyura ahantu habi mu misozi, mu butayu. Nuko uwo mugabo yari yiteguye, afata impamba ze zagombaga kumujyana ku rugendo, ibyo kurya n'amazi, afata inzira arerekera. Uwo mugabo yaragiye aza kuzimira mu butayu hagati. Yashatse inzira arayibura, yahamaze n'igihe kirekire agerageza gushaka inzira, gusa nyine bimubera ikibazo. Uko iminsi yagiye ishira, amazi yaje kumushirana n'ibyo kurya yari yitwaje byose biramushirana. Izuba ryo mu butayu ryari ryinshi, namwe murabyumva. Uko iminsi yakomeje gushira n'imbaraga z'umubiri zagiye ziba nkeya, no kugenda bitangira kumugora. Yaje kugera ahantu abona ikintu akibonera kure. Aratekereza ati uriya ashobora kuba ari umuntu, reka nihute, nubwo nta mbaraga mfite, wenda nimugeraho ntabwo ndabura ikintu mfasha. Yarihuse nk'uko yakabitekereje, gusa ahegereye abonye ari ikintu gishobora kuba ari umugezi. Yarahegereye, ahageze koko asanga ni umugezi. Mbega ibyishimo yagize abonye umugezi! Yaravuze ati noneho inyota yanjye irashize burundu, aho noneho ndi buze gukomeza urugendo. Yarahageze, afunguye gusa asanga amazi ntabwo akiza. Yarihebye uwo mwanya abonye ko n'amazi yari abonye atakije. Gusa akomeje kureba yihebye, yaje kubona icupa hasi ryuzuye amazi, araritoragura. Asomyeho neza kuri iryo cupa asanga handitse, aya mazi uraza kuyifashisha ukurura andi ari muri iyo robine. Gusa hari ibibazo byinshi. Uwo mugabo yaribaje ati ese ko uyu mugezi mbona umaze igihe udakora, nabyizera nte koko uyu mugezi udashobora no kuba warangiritse, nk'amatiyo akaba yarapfuye cyangwa ibindi bintu? Arongera aribaza ati ese ninyakoresha ngira ngo nzana andi amazi nyuma bikanga, noneho amaherezo biragenda gute? Sindi wite mpfira hano. Yamaze iminota myinshi yibaza yabuze icyo gukora. Gusa nyuma yaje gufata umwanzuro ukomeye, aravuga ati reka aya mazi nyakoreshe nk'uko nsanze byanditse kuri iri cupa, nyuma nze kureba icyo bitanga. Yabikoze nk'uko babimubwiye, babimwandikiye kuri rya cupa. Gusa ku icupa hari handitse ngo nusoza uze gusiga nanone ryuzuye uwarivomye. Yabikoze uko. Ku bwa ya Mana izana amahirwe, amazi yaraje, afata ayo agomba gukomezanya mu rugendo rwe, abikora nk'uko babimubwiye. Rya cupa ararivoma araryuzuza. Gusa noneho we ntiyaryuzuza gusa, ahubwo nawe yandikaho nyizera ibi bintu birakora, kugira ngo n'undi wese uzaza inyuma atazabanza gushidikanya nkawe nk'uko byamubayeho mbere. Reka iyi nkuru yacu tuyizane mu buzima busanzwe. Reka iri cupa ry'amazi turigereranye n'amahirwe umuntu aba afite, cyangwa se opportunity. Ni kenshi tugira ahantu dufite amahirwe tugashidikanya cyane. Ni kenshi tubona ibintu twagashoye tukabijyaho impaka. Ni byinshi namwe murabizi. Ese ni ryari uzumva ntabwo ufite bwo gushora? Ese ni ryari uzumva ntabwo ufite bwo gufatiranya amahirwe yose ubonye? Birasanzwe ko icyo ugerageje cyose kidahita gikunda, gusa ntibikuyeho kugerageza. Abahanga baravuze ngo jya ugerageza gutsindwa, gusa ntuzatsindwe kugerageza. Wigiye kuri iyi nkuru, hari ibintu ushobora guhita wiremamo ubwawe. Ibi harimo gufata inshingano, kwiyemeza, gufata umwanzuro niyo waba ukakaye cyangwa se ubona utizeye ibiri buwuvemo neza. Ibi ni ibintu dukwiriye kugira. Dukwiye kumenya kwiyemeza kuba twakora ikintu kugira ngo tugerageze amahirwe yacu, maze nyuma tuzarebe ikizavamo, niba tuzatsindwa cyangwa se tuzatsinda. Umugani ngo n'Imana ifasha uwifashije, bityo rero reka tugerageze, wenda Imana izabona aho ihera. Tugushimiye wowe ukomeje gukurikirana Umushatsi TV, tugushimira wowe wakoze subscribe, tunabwira utarayikora kugira ngo ayikore ubu, kuko ibiri inyuma nibyo byiza kurusha ibyashize. Tunakwibutsa gukora share ku nshuti zawe no kudusigira igitekerezo muri komenti. Nabishoboye wareba ku zindi video kuri channel yacu, ndabizi uko umeze kose hari iyagufasha. Turabashimiye.